abakunzi ba Kiwingu n'akavango mwigire hino tuganire. Noneho nagarutse na mungu wanyu Kagoma cyangwa se unyite ibyo bindi ushaka byose, ariko ikizima nuko wakoze subscribe kuri The Winners Post. Aha niho honyine hashya buri munsi ibiganiro byiza utasanga handi. Kuri ubu ngubu nyuma yuko tubaye soba urubyiruko, Kiwingu zivuye mu bantu, Kiwingu tuzirukanye, ubu ngubu ibintu bisigaye ari ibicezi ariko mana yanjye, noneho nukuvuga ngo abantu bakundaga Kiwingu musigaye mu bahe buzima, mumbwire muze muri comment mumbwire musigaye mu bahe buzima, uraryama ugasinzira, uvuga ko uricara abakunzi bakavango, uricara ukavuga uti koko byaragiye narabyakiriye. Ewe ndabarira mukambabaza, nabe nanjye ninyweraga igikoma cyangwa se uburange bw'ubufanta, ubu orange, ubu Coca-Cola, ubu Sitoro, ubuntu nk'ubwo ngubwo mukanyita ikimara. Mubayeho gute? Waba ufite icyabiri cyawe ugasinda, waba ufite icyatano cyawe ugasinda, waba ufite bibiri cyawe ugasinda, ariko ubu ngubu byarakomeye mana yanjye. Ubu kuvuga ibintu byarakomeye kuva hasi kugera hejuru. Udafite inote y'10 ubu nta hantu wanywera, ndakurahiye muzongere munyisindishwe hose. Wamara gukubitamo ibyuma bibiri ukabura bamagaye ngo borongo nsanga hangaha mwica urupfu rubi. Serious? Ukabona umujene amaze kubita mu twuma tubira bayo murabyo kabisa, ewana igihugu aragifasha hese yumva ari president. Ubu ngubu byagenze bite? Ariko nyine mumbwire, muraryama mugasinzira nyine mukabasha kubyumvisha umutwe ko ibyo bintu byagiye. None hari abajene bahawe akazi ko kubimena nyine, babaga muri za youth volunteer ibiki n'ibiki, nakajya kimena ari kumbwira ati bro ndi kumena bazuka. Ibazo cyakiwe nawe washakaga amafaranga yo kukigura ukwezi kose, ariko ukaboneye kukimena mu mwobo gutyo ucucumura cyangwa se mu kidomoro ahantu bagiye kubitwikira. Ako se ubuzima si bwahindutse? Ubuzima si bwahindutse? Bwa bufaranga mwahoraga muguramo za Kiwingu musigaye mugura amayinite mugahamagara ibyana, sibyo? Ubuzima bwarahindutse, udukweto dushyashya. Ariko mana ya, udukweto dushyashya, mirongo zo kunyweramo ibikoma. Mirongo zo kunyweramo ibikoma. Ubu ngubu abajene benshi baba muri ghetto baguze mirongo z'ibikoma, barabimenye wagira ngo bari muri guma mu rugo bari kunywa bya bikoma byavaga mu kagari no mu mudugudu. Ibintu byarahindutse. Ndashima leta y'u Rwanda, bayobozi mwarakoze, ndabashima. Ariko turashaka amafaranga yacu y'icyuzi twarayakobokeye. Mana waciye Kiwingu ndagushimye. Hari abajene benda kuzancika, hari abajene bapfuye narinzi. Man, serious? Hari umujene wapfuye nge narinzi hangahe batsinda gutya wishumi yanjye. Yapfuye yishwe n'ibintu by'ibyuma yanyweye, n'ibintu bari bingahe? Akagomba kuba nka 72. Yarabinyweye biramwica arapfa. Yarapfuye turashyingura. Nubwo narabyakira nyine kuko yari ishumi yanjye, umuntu muhura buri munsi cyangwa se mu minsi 2 cyangwa se 3 munavugana. Man, kwakira kweshwe n'ikintu nk'icyo biragoye. Burya bahubwira ko umuntu yishwe n'impanuka, bahubwira ko yishwe n'iki, ariko kumva ko umuntu yishwe na Kiwingu cyangwa se ko yishwe n'ibindi byuma, hari ibyitwaga byakira cyasengera nabimenya amazina, ariko abantu mubizi muraza kutubwira. Man, cyaramwisha arapfa. Ngira ngo mwebonye no makuru kuri za TV1, mwarabibonye nta muntu ayo makuru atagezeho. Man, umujene yarapfuye neza gutya, turashyingura turavuga duti tujya no gukaraba. Nyuma yabyo tujya no gukaraba, ariko abantu benshi basaga bameze ngo koko umujene w'imbaraga wari ufite ejo hazaza heza yishwe n'aka kantu. Burya ikamyo yagukubita, hoho yagukubita, ariko burya hari ukuntu umuntu apfa ukabona biteye isoni pe. Ibaza umuntu wapfiriye mu ndaya. Umuntu wapfiriye mu ndaya, urumva umuntu uko napfuye. Umuntu wapfiriye mu ndaya, umuntu wapfiriye mu mayoga. Uwo muntu wapfuye nabi pe. Uwo muntu wapfuye nabi kuko apfuye nk'uwiyahuye. Serious?
abapfuye nk'uwiyahuye. Ariko ndabashima abajene benshi mwaguze twa mirongo tunyweramo igikoma. Abajene benshi mwaguze twa mirongo two kunyweramo igikoma, abandi mugura twa tapendigo two gutegereje amabisi, mwagendaga n'amaguru nko gahambirwa mwandi mukanywera inuza ibiyoga. Mukanywera ibiyoga mukirwa munyemeraho ngo ngewe ngo ndi wa danje ngo mba nasinze from Monday to Friday. Usende biki? Ubu turi muri weekend, ibyinshi biraryamye. Ibyinshi birahernye. Ibyinshi birahernye. Udafite inote y'10 ntabwo wanywa. Waba ufitemo gitanu cyawe, ukaba uzi ko ufitemo ibyuma bibiri byiza by'igihumbi n'ikindi uragurira icyano ugahita ukivangiramo agafanta cyangwa akayinaji, ubundi ukakibomora. Ongera ubyigire se, ongera ubyigire. Kuri ubu ngubu ntibikunda. Burya hari imikino twakinaga kera ariko ubu ngubu udashobora gukina. Hari imikino udashobora kongera gukina. Mugure twa mirongo, igikoma, icyayi. Agafu k'igikoma kaba gahendutse, ubusanga nk'akavanze karimo sosoma, ifu y'inuza ya soya, ifu y'amasaka ari nka 400, sibyo? Kandi ako gafu kakanywa icyumweru ukaba umeze neza, ugashisha ngewe ubwo hari bigiye kuvuga ngo urasute. Ukunsa n'ubukene, wese urasute kwa Yesu. Ukunsa n'ubukene, ibi ni ubukene. Ariko ubu nanjye wa mugani n'abandi kubagira nanjye ngiye kujya nyikurikiza, nanjye nyinywa agakoma, sibyo? Ariko hangana nanywereyemo igikoma, niyo mpamvu umuntu agisa nabi. Hangana nanywereyemo igikoma, anda uburenganzira bwanjye, igikoma nyinywa buri munsi, nako nangiye kukinywa vuba. So jajawo abantu mwese mwakoze subscribe, reka mbashimire cyane. Abantu tubana buri munsi ndabashima pe. Muri abantu b'abagabo, harimo n'ab'abagore nzi, ariko abenshi muri abantu b'abagabo. Imana ishimwe kuba musoje ikiganiro, mbibutsa yuko abantu mukeneye sound nziza, abantu mukeneye gukora ubukwe, kurongorana, mukeneye sound, amafoto, amavideo, ni muri Fils Images niho byose bibera. So mubahamagare, bari kuri Instagram, bari kuri mbuga zose, kuri za Twitter n'ahandi hose. Mubahamagare babafashe, babahe serivisi nziza. Ikindi kandi naragenda, abantu mukeneye gukora content creation, I'm open. Munyandikire. Mukeneye kubyaza amafaranga YouTube, munyandikire dukore content za danje, bana amafaranga aboneke. Cyaho kirazamye gusa cyavuye kuri za Kiwingu, ariko cyarajunjamye cyabaye nk'ikigoryi. Mukorera amafaranga. Mukorera iki? Amafra. Urumva ukuntu nyavuga amafra. No kuvuga ngo gucika ibiganiro byanjye ubundi ni ibikezi.